Mwana wanjye ni wowe tubana muri iyi nzu gusa, mukuru wawe nta kibano yishakiye umugabo, none n'iki kikubabaje ku buryo utakimbwira? Namusubije mukiyurira nti mama sinshaka kongera kunuka ngo nuko nkubajije ibya papa, humura nzajya mbibwirwa n'abandi nibiba ngombwa nzira ibyo ntazi. Ubundi se Placide na nyina niho banzugira gusa? Nahise mpaguruka musega mu nzu njye nyuma y'inzu ndarira, ariko narangije kurira numva na mama ari kuririra mu nzu kandi we yariraga aranguriye ijwi. Nasubiye mu nzu niruka ngo ndebe icyo mama abaye, ambonye ahita nsanganira arampobera akomeza kurira avuga ati mwana wanjye mbabarira nanjye sinjye. Nagahinda kankoresha ibi byose kagatuma ntagira icyo nkubwira, urwango sa kwanga simba nifuza ko namumenye. Nyuma y'igihe umukunzi wacu akurikira inkuru zinyura kuri uyu muyoboro wa Musekura Jean, yatwandikiye atubwira ko ashaka kutugezaho inkuru y'ubuzima bwe tukayisangiza abadukurikira. Yadusabye kuyivuga uko iri, byaba ngombwa tugakoresha amagambo yacu ariko ntidushyiremo amazina ye n'aho atuye, ahubwo tugakoresha andi dutekereje. Gusa ni umunyarwanda, ibivugwamo byose ni iby'ukuri n'ibifite aho bihuriye n'ibyabaye kuri we. Ikaze mu nkuru y'uyu munsi. Yaragize ati nakuriye mu buzima bavuga ko buciriritse, nakuze mbana na mama na mukuru wanjye turi abakobwa babiri. Inshuro zose nageragezaga kubaza mama aho papa ari, yarandakariraga cyane, rimwe na rimwe akandeba nabi kandi akambwira nabi ngo sinkamushavuze ngo mba nongera agahinda kuko papa yamuteye. Narikiraga kumubaza aho papa yaba ari n'impamvu tutabana, ariko nibura nkaruhuka mu mutima iyo namenyaga ko wenda papa akiriho. Nabimubazaga nkiri umwana muto niga mu mashuri abanza, ndabyibuka nkiga mu wa mbere narabimubajije, yanze kunsubiza nkomeza kubimubaza birangira afashe inkoni arankubita. Inshuro nyinshi nabaga nagiye mu ngo duturanye kugira ngo nibura nibateka nanjye bangaburire kuko nabaga nzi ko mu rugo nta kintu kiriyo, nabwo turarya ari uko mama avuye guca inshuro cyangwa tukanabwirirwa burundu tukaza kurya nimugoroba kandi nabwo ntiduhage. Numvaga abaturanyi bamvugaho nubwo namenye nkuze ko yari njye, ngo nibura njye mfite papa nubwo adakeneye kumbona, ngo ariko mukuru wanjye we yaribabariye ngo si yapfuye ataramumenya neza kuko yari kiri akana gato. Nubwo basaga n'abantunze urutoki, numvaga ntaho bihuriye nanjye kuko nari nzi ko mukuru wanjye duhuje papa, niyo mpamvu ntabitindagaho nkabifata nk'aho bari kubivuga ku bandi. Nibwiraga ko njye na mukuru wanjye twese tutari imfubyi kuko mama yambwiraga ko nta mpamvu yo kumenya papa mu gihe watifuza kumbona, ubwo nyine nkumva ko ariho nkagira ngo na mukuru wanjye nuko. Mama yakoraga uko ashoboye kose akaducira inshuro, rimwe na rimwe namwumvaga aririra mu cyumba cye yivugisha ngo Placide wamuhemuwe, nenda kwicwa n'inzara udafite amamodoka ahora atunda imyaka yaboze ivuye mu byawe ujya kuyigurisha ngo bayigaburire amatungo cyangwa bakuremo ifumbire. Ubu inzara yenda kunyicira muri iyi nzu narakubyariye kandi ari wowe uranguza imyaka abacuruzi bose muri aka karere, nkaba nguhamagara ngusaba n'ay'imbuto nibura ibiro 2 byo gutera mu turima twanjye tungana agapfunsi nabwo kabinyima. Ayo magambo nariyumvaga nkabika ku mutima, ariko mama yari yarampinduye igikange ku buryo ntari gutinyuka ngo mubaze ibyo Placide. Mu mudugudu wacu hari hatuye umukungu witwaga Placide, ariko sinahitaga numva ko ari we mama yavugaga. Mukuru wanjye yarandutaga cyane kuko natangiye amashuri abanza wari mu yisumbuye kandi ahirwa n'umushinga. Yigaga abayo agataha mu biruhuko. Nageze aho nigira inama yo kumubaza aho papa ari, naramwegera ndamubaza ntariko sora nawe ati Karameride. Nakomeje mubaza niko buri gihe mbaza mama aho papa arakantuka akinda no kunkubita, wowe ntabwo haze ngo umbwire ubu koko papa wacu kuki atabana na mama? Solange yaraturitse ararira, kuva umwanya niyongera kumvugisha namuvugisha kanuka cyane bikomeye akambwira ati uzantera umwaka wa mukobwa we. Ati Ridi rero uramenye ntiwongere kumvugisha. Gusa bukeye twongeye kuganira. Uwo munsi niwe yagombaga gusubiraho ku ishuri, ariko yagombaga kugenda nyuma ya saa sita kuko aho yigaga ntihari kure cyane. Yarageze mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye yitegura gukora ikizamini cya leta. Yansabye ko tujyana gutembera, anjyana mu bisambu byasaruwemo imyaka, hanyuma arambwira ati ntugire ngo nkuzanye hano kuko umujinya washize, ndakurakariye ariko nanone ndakurenganya. Biriya bintu wambwiye byambabaje cyane, niba rero ushaka ko tuzongera kuvugana nk'ibisanzwe wumva ibyo nkubwiye kandi ntugire icyo ubimbazaho. Ikindi nkazumva bibwiye mama, nzagukurikiza papa nabo bamwishe bari abantu kandi ntibavukanye imitima mibi. Akivuga ibyo gupfa kwa papa nagize ubwoba, gusa ntiyavugaga papa wambyaye ahubwo yavugaga se. Yarambwiye ati Lydia rero umenye ko njye nawe tudahuje ababyeyi bombi, uwo duhuje ni mama gusa, kandi nawe yashakaga kunyohereza kwa nyogokuru ngo yibanire nazo. Amahirwe nagize nuko bitakunze. Sariho yitwa Placide, nuriya mukiri uranguza imyaka. Njye papa yarapfuye kandi niwongera kumuvuga mu kanwa kawe nkakumva ibyo nzagukorera nabikubwiye. Yahise agenda arambwira ngo simukurikire, ngo nimureke abanza agere mu rugo ngo nanjye nze kujyayo nyuma. Nubwo nari nkiri muto ariko nari ntagiye guca akenge, nari ndahafi gusoza amashuri abanza. Natangiye gutekereza nti ariko se papa yaba ari Placide? Kandi nigeze kumva mwarimu ambwira ngo ni gute mwene Placide yambara imyenda icitse kandi ntagira amakayi, sari umukungu bose bubaha. Nuko sinabitekerezaho. Ejo bundi nabwo numvise umuntu ambwiye ngo nzana nyina wa Placide. None se kuki atabana na mama?
kandi nawe akaba adafite umugore. Nagombaga gusubira mu rugo, mpageze nsanga koko mukuru wanjye yagiye. Narimanganyije nereka mama ko nta cyabaye, ambaza impamvu nanze guherekeza mukuru wanjye nk'ibisanzwe, nshaka ibyo kumubeshya. Ariko mu mutima numvaga murakariye nibaza impamvu atambwira aho papa ari n'uwo yaba ari we, nkaba nimenye ko ari Placide kandi ko nahuje papa na mukuru wanjye Solange. Mukuru wanjye yarangije amashuri akomereza muri kaminuza, nanjye nigaga muri segonderi nkiri tronkome. Solange yasoje kaminuza afite umugabo babana, akirangiza kwiga ahita abona akazi, kuva ubwo ubuzima bwanjye burahinduka mu rugero runaka. Sinongeye kubwirirwa umwaka wose ku ishuri nk'uko byari bisanzwe. Hari ubwo yanyishyuriraga yo kurya mu kwezi kumwe, ukundi wenda nkabwirirwa. Ayo mafaranga baheruka ku ishuri barayazi, twe twahitaga ya feeding. Ubwo kandi hehe no kongera kwambara imyenda ishaje. Solange n'umugabo we bampaga bimwe mu byo nabaga nkeneye. Rimwe natashye amasaha atageze kuko nari nasize mama arwaye kugira ngo mufashe gukora imirimo. Uko kurwara kwe kwari gusanzwe, hari igihe yabaga atameze neza. Nubwo yari arwaye ariko ntibyari bikomeye cyane. Wari umunaniro kuko mbere ya saa sita yabaga yagiye guca inshuro, nyuma ya saa sita no mu mpera z'icyumweru akaba agomba guhinga mu mirima yacu, hakiyongeraho n'inyana yari yararagijwe yagombaga kwahirira. Muri make yakoraga ataruhuka, akabikora wenyine kuko nabaga nibereye ku ishuri. Icyo namufashaga no gutaha nihuta ngateka. Mu nzira ntaha nanyuze ku bakecuru babiri. Nabanyuzeho n'abasuhuje, umwe abwira undi ati ubwo we yabwiraga yari nyina wa Placide. Aramubwira ati ariko umwuzukuru wawe kunyuraho ntanagusohoze. Mama Placide aramusubiza ati n'umwuzukuru wanjye se njye ngira abuzukuru bo mu miryango iroga. Nyina ntambaze habakazana baroga, mureke n'ubundi ntatuza mvomera, abatindi babi gusa. Ayo magambo bayavuze ntacyo bishisha, batitaye ko nabumvaga, ahubwo barahindukira barandeba. Nyina wa Placide wari nyogokuru wanjye, duhuje amaso ashaka kunshira mu maso aravuga ati karacyashinze inyuma yacu. Nahise nihuta njya kureba mama wari urwaye, ariko Imana imbabarire kuba naraje ndakaye kandi yirwariye. Nakoze ibintu byose ntamuvugisha, akagira ngo wenda hari ikibazo nagize ku ishuri nkaba nashaka kukimubwira. Bwije nta jambo muvugishije, bucya ajya mu kazi nubwo yarakirwaye. Uwo munsi nasibye ishuri, nsigara nahirira inka, nshaka ibyo guteka, njya no guhingaho ku kinani cyari gisigaye hafi y'urugo. Mama atashye yaje afite inkuru zo kumbwira ariko nanga kumutega amatwi. Yarabibonye ko ndakaye, hanyuma arambwira ati mwana wanjye niwe tubana muri inzu gusa, mukuru wawe nta kibaho yishakiye umugabo, none n'iki kikubabaje ku buryo utakimbwira? Namusubije mukirira nti mama, sinshaka kongera kunuka ngo nuko nkubajije ibya papa. Humura nzajya mbibwirwa n'abandi nibiba ngombwa nzira ibyo ntazi. Ubundi se Placide na nyina nibo banzugira gusa. Nahise maguruka musiga mu nzu njye nyuma y'inzu ndarira. Ariko narangije kurira numva na mama ari kuririra cyane mu nzu, kandi we yariraga aranguruye. Nasubiye mu nzu niruka ngo ndebe icyo mama abaye, ambonye ahita nsanganira arampobera, akomeza kurira avuga ati mwana wanjye mbabarira nanjye sinjye. Nagahinda kankoresha ibi byose kagatuma ntagira icyo nkubwira. Urwango sa kwanga simba nifuza ko namumenya. Naramubwiye ntihangane basi twicare ku ntebe nkubwire icyanteye agahinda. Yanteze amatwi nuko mubwira amakuru yose nari narumvanye abantu yuko papa ari Placide, ukuntu nahuye na nyina wa Placide n'ibyo yavuze byose, n'ibindi byose nari narumvanye abantu. Yansabye imbabazi, ambwira ko kubivuga bituma asubira inyuma, akibuka ibibi byamubayeho, bityo ko abatifuza kubifatanya n'ubukene yibereyemo. Nashatse kumubuza kubimbwira, ariko ambwira ko ari cyo gihe kuko nari maze gukora. Yatangiriye mu bukumi bwe mbere yo gushaka. Yaragize ati mwana wanjye, kera nyiri muto nari umukobwa mwiza imbere n'inyuma. Nubwo nta muntu wivuga ko ari mwiza ku mutima no ku isura kuko bifatwa nk'ubwibone, ariko sinabura kukubwira ko nta musore wo mu rusisiro utarifuzaga ko mubera umugore. Njye nari narakunze umusore umwe gusa, ubu kandi niwe twaje gushakana. Yankundaga nk'inkimwe, nanjye mukunda n'ubuzima bwanjye bwose. Abasore bose bankundaga barandakariye, ubanga umugabo wanjye urunuka kuko yari abantwaye. Nyuma y'igihe kitageze ku mwaka twabyaranye umwana w'umukobwa tumwita Uzarerwa n'Imana Solange. Twari twifashije tumeze neza kuko nubwo atakoreraga amafaranga menshi ariko twari tubayeho neza mu rugero. Umwana wacu ari mu mezi 6, ntangiye kumugaburira imfashabere. Umugabo wanjye avuye mu kazi mu masaha ya nijoro, yishwe n'abagizi ba nabi bamutunguye. Nyuma tuza kumenya ko ari bamwe muri ba basore bandambagizaga nkabanga. Nawe urabyumva agenda karanyishe kuko nari mfakaye nkiri muto. Mama kivuga ibyo amarira yamuzengaga mu maso, agize haraturika ararira. Nanjye kwifata birananira nisanga narize. Gusa mama yarihanaguye ansaba guceceka ati ni wowe wifuje ko mbikubwira kuva kera, ntiwongere kurira ntega amatwi wumve, kandi nindira undeke nzajya nkomeza nkubwire. Wowe nushaka kurira urira, ariko nabwo ndakomeza nkubwire kuko sinzabona imbaraga zo kubisubiramo. Umugabo wanjye maze gupfa nasubiye iwacu kuko kwa mabukwe bambwiye ko ntabyaye umuhungu wo kuzungura umugabo wanjye. Bafashe imitungo yose yanjye n'uwari umugabo wanjye, bansigira umurimo umwe, ari nawo nagurishije nkubaka inzu turimo. Gusa ibyo kubaka inzu byo ndabigarukaho nyuma. Akimara gupfa ngasubira mu rugo, niyemeje ko nzapfa nongeye gushaka undi mugabo. Namaze igihe kinini muririra, ngeze aho ndiyakira nkomeza ubuzima.
Nyuma y'imyaka 8 nari narongeye kuba agakumi kameze neza kuko n'ubusanzwe mbere nari narashatse naruzuza imyaka 20. Icyo gihe rero hari umusore watangiye kunyitaho. Inshuro nyinshi yazaga kunsura mu rugo akangurira impano, udukanzu twiza, udusaha, udukweto, mbese yanyitagaho ko ashoboye. Iwabo bari abakire ba mbere mu murenge wose. Nubwo twari dutuye mu murenge umwe ariko ntibapfaga kwiteza abakene nkatwe. Uwo musore yari yareze ku bigo byiza utapfa kumubona iwabo. Nge twatangiye kumenya narangije kaminuza. Uzi ko yanze akazi ka leta kubera ubukungu bw'iwabo. Bamubwiye ko akazi ka leta gakorwa n'abakene, ngo bamuha imodoka atangira akazi ko kuranguza imyaka ahantu hatandukanye. Yazaga kundeba ari mu modoka, yansabye kumubera umugore ariko mwereka impungenge nari mfite z'umwana, musobanurira ko ndi umupfakazi ariko ntiyabyitayeho. Yarambwiye ati ubwo umwana wawe amaze kuba mukuru kandi akaba yaratangiye ishuri, kubana nawe ntacyo bintwaye kuko umwana ni umugisha. Numvise ayo magambo mwemerera kubana nawe. Namwizeragamo cyane kurya ntacyo ari kunsaba ngishoboye ngo nyimwime. Urukundo rwanjye nawe rwakomeje kuzamuka umunsi ku wundi, birangira dukubaganye. Ibyo kwikingira ntitwigeze tubitekerezaho. Hashize hafi ukwezi namenye ko ntwite, duhuye ndabimubwira. Yambereye imfura nyizeza ko agiye gukora ibishoboka byose tukabana mu gihe kitarambiranye mbere y'uko inda yanjye itangira kugaragarira buri wese. Yansabye ko nitegura akabanza konyerekana mu muryango mbere yo gutangira gahunda zo gusaba no gukwa. Nariteguye nambara neza njya kumusura. Iwabo bari bateguye ibirori, batumiye abantu benshi ku buryo wabona gukiri kure. Iwabo bari bishimye cyane bitavugwa kuko bamufataga nk'uwatinze gushaka. Imyaka yose yari amaze arangije amashuri ntiyari yarigeze abereka umukobwa akunda kandi ntiyigeraga na rimwe avuga ku bigendanye n'ubukwe. Ngeze hafi y'iwabo naramuhamagaye, yohereza agashiki ke gato kaza kuntwara. Ninjiye mu nzu ahita aza yiruka aramubera, hanyuma mfata ukuboko ajya kunyicaza mu mwanya yari yateguye. Nkimara kwicara, nyina ubwo yari kumbera amabukwe ahita ambaza ati niko Florent. Yarabizi ko nitwa Florence kandi nanjye nari nsanzwe muzi, uretse ko bari abakire mu rwego rwo hejuru batajya bavugisha abakene nkatwe. Naritabye nti karame nawe atumusize he? Naramubajije nti muri kuvuga abande se? Nuko aranyihorera abaza umuhungu we Placide ati nyibwirira rata, uwo mushiri wawe twategereje amazi akabinda guhera mu kirere ari hehe? Uwamuherekeje amusize he ko mbona ari wegereye aha gusa? Placide yamubwiye ko umukunzi we ari njye, ko namaze kuhagera. Agiye kuvuga irindi jambo nyina ahita asohoka ajya kuzana umugabo we wari uri hanze aganira n'abashyitsi. Mu nzu Placide yasigaye yumiwe ariko mbwira ngo humbara niko mama ateye, ngo ariko ngo ndabizi arakwishimira. Bagarukanye barakaye cyane, basaba abantu bake bari mu nzu nabo kuba basohotseho gato. Bamaze gusohoka nyina Placide yaratangiye ati urabona ngo uradutesha umutwe Placide? Nta n'izo ukatuzanira umugore wavuye mu nzu, umupfakazi uzanye umwana ngo uzanye za makunzi nawe ngo uje kutwereka. Placide yashatse kuvuga se ahitamo agasopa ati nta jambo na rimwe nshaka kumva. Yabajije umugore we ati harya uyu mukobwa si uwo kwa Mukakarangwa? Uyu mukobwa si we wabanaga na wa mugabo wishwe na za nsoresore n'ubu zikiri muri gereza? Ariko ntagorwa. Yahise abwira umugore we ati njye ndisohoke ntihongere kunzana muri iyi nzu ngo uje kongera ko umusore wacu asigaye ari umugabo w'abapfakazi. Nyina wa Placide yahise asaba Placide kuba asohotse, hanyuma dusigarana mu nzu. Yandebye mu maso ari nakahamagara umumotari. Umumotari amaze kugera ku irembo, nyina wa Placide yaraje aranyongorera ati icara kuri moto hatagira umuntu ugusanga nakagira ngo niwe waruje kwerekanwa nk'umukazana wanjye. Niba udashaka kubura ubuzima bwawe, Placide umwikuremo kuko sinamwemera gushyingiranwa nawe. Yamfashe ukuboko amagurutsa mu ntebe nicara kuri moto, abwira umumotari ngo ntagire ahagarara atarangiza mu rugo. Nageze mu rugo umutima wenda guturika, nakagahinda nari mfite kari kenshi ku buryo ahubwo numvaga waturitse. Mpageze mbanza guhamagara Placide ariko numva telefoni idacamo. Iwacu bayoboye bimbayeho kuko babonaga nazengereye. Bibajije ukuntu mu kanya gato mavuye mise ngaruka, bambaza nk'abihorera. Umwana wanjye we Solange nawe kumuvugisha byarananiye, njya mu cyumba ndikingirana ndarira ndahogora. Natekereje ukuntu nabuze umugabo wa mbere nkimukunda, ntekereza ukuntu waba Placide bitambitse mu rukundo rwacu kandi ntwite n'inda ye. None ibyo kurira gake ngo iwacu batabyumva birananira. Nararize nenda kubura umwuka. Iwacu barandetse ba mu mwanya, ariko mu masaha make inkuru yanjye yari yabaye kimomo. Nta muntu n'umwe mu murenge wari uyoboye ko umwana wo mu bakire yakunze umutindi nkanjye, iwabo bakaba banze ko babana. Iwacu naho byarahageze, ababyeyi banjye bagerageza kuntoresha uko bashoboye. Kuva icyo gihe sinongeye kubonana na Placide, sinongeye kumenya amakuru ye kandi nawe ntiyigeze ashishikazwa no kuyamenya. Amakuru yangeragaho yari yuko iwabo bamushakiye undi mukobwa wo mu bakire nkawe. Nta nubwo nigeze menya niba wenda yarababajwe n'uko iwabo badutandukanyije. Nyuma y'igihe umwana nari ntwite yaravutse mu Italidiya. Narabyumvise numva ko ari njye nyine wabyawe na Placide. Nakomeje gutega amatwi mama kuko ariyo nshuro ya mbere n'iya nyuma yarabivuzeho. Mama yakomereje ati umaze kugira amezi 2 iwacu barantekesheje ngurisha wa murima nasigiwe n'umugabo wanjye wa mbere nubakamo inzu.
yuzuye njya kuyibanamo namwe. Natangiye kujya nca inshuro nagira amahirwe iwacu bakampa utwo kurya. Umaze kugira umwaka, Placide yashakanye n'undi mugore bakora ubukwe bwiza bw'agatangaza. Uwo mugore babanye amezi 8 kuko yapfuye atwite. Akimara gupfa inkuru zatangiye gukwirakwira ahantu hose kandi njye wamuroze ngo kuko Placide yanyanze agashaka undi mugore. Byabaye ibibazo bikomeye cyane aho nanyuraga hose bakandeba nabi ngo ishyari ryatumye ndoga umugore w'abandi. Bamwe mu bampaga ibiraka byo kubahingira ntibongera kuntumaho. Ibyo byagize igihe birarangira abantu ntibongera kubivugaho. Hashize nk'imyaka 3 Placide yongeye gushaka undi mugore, babyaranye abana 3, hanyuma nawe arapfa ariko yaguye mu bitaro. Placide rero kubyakira byaramunaniye, atangira gushwana nabi waba babwira ko bamwangisha yikundiye agashakana n'abandi none bakaba bamupfira mu maboko. Iwabo bamwumvishe kandi njye waroza abagore bose, none harabyemera kuko ngo kuwa mbere ho niyigeze abyemera. Yampize kubura hasi no hejuru, yiyemeza kuzangonga duhuriye mu muhanda. Narabimenye njya kwishinganisha mu buyobozi, nabo baramuganiriza aracururuka. Mama yari yatuje atari kurira, amarere yashize. Yahise ambaza ati none Seride, urumva se ashaka kukubona? Narebye mama mu maso hanyuma ndamuhobera, ndamubwira nti mama, wabaye intwari ikomeye cyane pe. Ubuzima waciyemo biragoye ko hari umuntu wabwiyumvisha. Namusezeranyije ko ngiye kwiga nshyizeho umwete, mbere yo kujya kwiga nkazinduka ngasigara nkoze imirimo imwe n'imwe. Ubukene bwacu bwatangiye kugabanuka gahoro gahoro ariko n'ubu ntibwashize. Icyakora nubwo nari numvise ko papa adashaka kumbona, njye ntibyambujije gukomeza kwifuza kumubona duhagararanye cyangwa twicaye ahantu turi kuganira, nkamubaza niba wenda yarigeze akunda mama. Nabigerageje inshuro nyinshi ariko iyo twahuraga yarikomerezaga ntansuhuza. Rimwe yanyuzeho ndamukurikira, njye ndamuhamagara nti papa, arahindukira arambwira ngo ntabwo anzi. Nakomeje kumwizirikaho, ageze arahagarara kuko yari kumwe n'abandi bagabo b'abakire bamubwiraga bati Placide wasuje umukobwa wawe ko amaze kuba inkumi. Yarambajije ati nshaka iki wa mwana we? Naramubajije ni basi wemera ko ari wowe papa wanjye? Yahise anyishikuza arambwira ati mva imbere se nyine, mama wawe n'umurozi, wasanga yagutumye ngo ndoge ariko kuki abatindi mudatana no kuroga? Yahise yigendera nsigara mfite agahinda kenshi cyane. Amashuri yisumbuye narangije ku manota meza, ngira amahirwe yo kwiga kaminuza. Ubu niga muri kaminuza y'u Rwanda, ndi hafi kuyirangiza. Nyuma yo kumenya ibyerekeye papa byose, nkamenya ko uretse no kuba atifuza kutubona ahubwo nifuza ko twapfa, nabayeho mu buzima bwo kwifuza kumugirira nabi. Nuko nabuze ubushobozi. Gusa nishimira ko Imana yandinze kugumana ibyo bitekerezo cyane nubwo ntakomeza ko byashize. Intego yanjye niyo kuziteza imbere, nabona akazi ko muri leta cyangwa nkakabura. Nize gukora imitako kandi iyo mbonye igishoro nkayikorera kundwa. Nindangiza kaminuza nizeye ko nazabura akazi ko gukora, kuko nibyanga nzashaka ibyo gukora nikorere. Sinifuza kuzabaho mu bukene nk'ubwo navukiyemo. Nifuza kuzatera imbere ku rwego rwo kuba nafasha mama naho kava mu bukene n'ubwo rwego yari ariho uyu munsi ejo ruba rwahindutse. Mama nawe ni umukozi ukorana umwete. Nzavugurura inzu y'iwacu, mushakire n'abashumba bo kwahirira inka ze. Ubu yanyana bari baramuragije yavuyemo ubushyo. Iwacu ntitujya tubura amata. Umbabarire kuba mvuze iri jambo, gusa biranshimisha iyo numvise amakuru y'uko papa abayeho nabi nubwo Imana nsenga itabishima, ariko mba numva ariyo yamumpaniye. Ubundi papa akimara gupfusha umugore wa kabiri akamusigira abana babiri bato, yabohereje kwa nyirakuru asigarana umwe mukuru wo kujya amutekera. Umunsi umwe yapakiye imyaka irimo n'ibindi bicuruzwa bitemewe, birangira abayifatiriye. Nyuma yaho yagiye ahura n'ibihombo byinshi bitandukanye, imodoka zimwe zikagonga, zigakora impanuka kubera abashoferi babaga basinze bakamuca amande. Amaze guhomba ku rwego rukomeye, iwabo baguza amafaranga menshi muri banki kuko nubwo bahombaga ariko bari bagifite amasoko. Papa yishoye mu businzi n'ubuhehesi, birangira abantu batangiye kumutakariza icyizere. Yaje kubura amasoko arahomba. Sinabisobanura neza kuko nanjye ibyo nibyo numva n'abantu, ariko igihe hari cyo nuko banki yateje imitungo ye n'iyiwabo. Basigaranye udusambu duke uretse ko wenda bakanyakanya. Gusa ngereranyije n'iwacu, mbona uteranyije imitungo ya papa n'iyiwabo yangana n'iya mama. Imana izamfasha umutima mfite uko bifuriza ibibi no kwishimira ibyago byabo mvemo. Muri iyi minsi ndi ku ishuri, mama yarampamagaye ambwira ko papa yagiye kumusaba imbabazi, yewe akamubwira ko abyemeye ngo babana. Mama yaramusetse aratembagara, gusa ibyaba singiye kubyinjiramo cyane. Papa ajya anyuzamo akanyihamagaza hano ndi ku ishuri, ariko iyo menye ko ari we mpita mukopa. Uzansabire abazumva iyi nkuru bansengere, uwo mutima umvemo, kuko ubu nsigaye nsenga Imana kandi nanjye nemera ko nkwiriye kureka umutima. Nzi ko kubabarira bikwiriye ariko njye birangora. Ndagushimiye kuba ugeze ku musozo w'inkuru y'uyu mukobwa. Amazina yakoreshejwe twarayahinduye kandi twirinze kuvuga agace akomokamo. Inkuru ishobora gufasha benshi. Niba hari inama wamugira, ntiwirengagize kuyandika atangirwa ibitekerezo.
Ese nawe waba ufite inkuru wifuza kudusangiza? Inyungu irimo ni uko byagufasha kwiyakira vuba no gukira ibikomere kandi byakubayeho ukabyakira kurushaho. Muri description y'iyi channel harimo nimero ya WhatsApp ushobora kutwandikiraho. Reka nongere ngushimire nkwibutsa ko ushobora gukora subscribe kuri uyu muyoboro wa Musekura Jean niba utarayikora kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro bitandukanye bitakugoye.